Uteye icyuma bigenze bite? N'ibindi bo ndagenda baraniga. Pole. Tugwa amazi. Cedric. Ese no mukobwa. Ese ni igihozo wirukanye? Yego. Ndumva nazi. Usika ibifuba barukuye mbonye amaraso ngira ubwoba. Ngira no kubona umuntu ntazi afite ikibazo nka kiriya ndumva isi hise ngwa hejuru durumbuze ko nabigenza. Ntacyo turashaka ukuntu tumugeza kwa muganga. Ako bantu nibabi were bukuntu bamugeze. Ubu ndabizi ugiye gupanika nawe ikibazo cyawe ni icyo humura. Oya humura shiri wanjye humura. Daniel mama yambwira kumeze nabi. Ubu nari nje nzi ko nje gutabara umuntu urwaye urembye. None kurwaje abandi? Wamagaye. What's going on? Jemeze neza. Hano dufite umurwayi urwaye. Darling, come on. Nega matwi. Ese ko mutanishimiye kumbona? Muri iriya kampani ya kubona njyayo gutya ntakirizwa. Nuko ari cyo nshaka. Ngira ngo urabibona ko nta kintu ndageraho. Ririya ni isoko harimo ibintu byinshi cyane uri kumva. Byose ndimo ndagira ngo basi ngire mu mwanya mfate isoko ryanjye ryaguke. Uri kumva? Kandi rero imyitwarire yawe ntizamfasha kuhagera. Hanyuma rero ngira ngo urabizi neza ko isezerano ry'ababyeyi tugomba kuryubahiriza. Sibyo? Urabizi neza ko rwose njye nawe uko bigomba kugenda tugomba kubana. Uko ababyeyi bacu twabisezeranyije. Alo. Ubu bose baryamye ubu ngubu Cedric namwica. Salama Daniel. Yacho. Yacho wenshi utuze manoge nje kuryama ndabona bwije. Tumusiga umeze neza. Nose Cedric. Niko bari umukire. Umuntu turamugenza gute? Inde. Uyu muntu muri salo. Uriya se? Ese ko yanze ko tumujyana kwa muganga turabigenza twebwe. Cedric uje turi buraza umuntu mu nzu umuntu tutazi hari n'ahantu avuye kwe tukamuraza mu nzu. Nabigizeho amakenga. Gizeho amakenga ariko kwera kondisiyo arimo mbona aya mavirirana ndavuga nakundi reka tumwakire. Ese numvaga nta kibazo bifite urabize umutima we mwiza. Ariko ngiye agatima kari kateye nabana we umuntu aramutse ari nk'umujura cyangwa byose ari kubyikira. Ikibazo cy'ubujura ko ya n'undi nyaga ko nta kintu yitwara ariko umuntu none ntiwamenya umuntu waje ku muryango hano kushyari hano yaguye. Nabitekereje Ariko ese twakora ikidani ntiwamusohora dore amasaha ageze ntiwamuraza hanze. none ubundi twafashe umwanzuro nyine nta kundi. None se wurutse gufunga se basi? Nari nafunze. Wafunze? Nafunze kuri salon mfunga hano mu gikari. Mfunga inzugi zose nazifunze kabisa. Ese ndagusabye ujya muri menge kabisa. Jya muri menge hano hantu ntabwo uzi ngo ni iki umuntu yajemo. Wihangane rwose uyu munsi nushaka wigomwe gusinzira uri maso. Wihengeke basa ariko uteza amatwi. Nta kibazo ko wamugana ushobora kugera gutyo ugasanga yari nibyo arimo kwikoresha ukabyuka ugasanga zino televiziyo n'intebe byose yateruye yajyanye. Gusa nubwo nyine umbwira ngo wafunze wongere ucekinge urebe. Okay. Urebe kabisa making sure ko wafunze kuryo nawe wasohoka. Ntacyo. Ariko imfunguzo zo uraziba. Ntacyo nimva muri douche. Ntekereza ko nta kindi oyaho harafunguye nta kibazo. Okay, gusa nyine Cedric umbabarire mwa. Oya ntacyo, oya ntugire ikibazo rwose. Ndumva mfite impungenge. Ndaryamira amajanja ntugire. Sawa rero ijoro ryiza. Sawa.
Manu, Eh, umeze bite se? sawa. Se wabyutse hariya ryari? Ari kumva na kariya kanuza kagiye kumva kariya kuma. Noneho wihangane ibintu byo gukomeza kwanga kujya kwa muganga, ejo umuntu azakujyane kwa muganga. Sibyo? Nta kibazo. Ngaho ryama kugira ngo tubone igihe umuntu aza kubyukira. Ese ndaryama n'aka kababaro mfite kubabara cyane. Urihangana ubwo nta kundi. Mu gitondo umuntu arakuzindukana kwa muganga. Ahubwo se musegure mushyirira agasego. Aya nta kibazo kihorera. Sawa rero, ngaho ugira ijoro ryiza dore. Sawa kandi mwakoze. Sawa sawa. Mwakoze kumfasha. Yes boss. Misi irahindutse ntabwo nabona uko nica Cedric kuko imfunguzo ni boss uziraranye. Ntabwo nabona uko nsohoka kuko imfunguzo ni boss uziraranye. Sinzi ikintu nakora bakakanya. Ubu bafunze ahantu hose n'amadirishya ahantu hose ntabwo nabona aho nca kabisa. Yes sir. Ubu bafunze ifunguzo ibintu byose nyine bo bafunze tu banza banyikanze kabisa. Esa. Sawa. Ubwo no gushaka indi plan B. Ayo yanze no gukoresha plan B. Ndakeka utamenya. Mazina yanjye nitwa Lisi. Njye ndi mushiki wa CEO wanyu. Reka shaka kunyinisha. Gusa wowe waba uri mushiki wa boss? Ntabwo bishoboka. Gusa ubwo bishoboka gute? Ntabwo ari ngombwa ngo tubiburaneho, njye ndi mushiki wa boss wanyu. Amakosa mwakoze murayazi. Ariko njyewe reka No, ntabwo hano turi kwisobanura. Ariko njyewe reka ngusobanurire ukuntu ibintu byagenze. Uriya mukobwa ubundi njye nawe ntabwo njye nawe amaraso yanjye nayiwe urumva hari ukuntu umuntu aba afite O+ undi afite nka A ntabwo biba bihuye. Urumva njye amaraso yanjye nawe ntabwo twahuye. Nyine ntabwo twahuje nyine ngo dufatanye amaraso tuyahuze. Noneho naje ibyo bigahurira ye n'akazi. Abakobwa bangana nkamwe kwifata mukarwanira mu kazi nta soni mufite. Njye ukuntu naye ntabwo njye mbabarira. Iyo ukoze ikosa mu kazi nta kindi nkora kitari ukukwirukana. None se ko ntari nanakuzi wowe ko kujita bikavuga yuko ari cyo mpamvu mwidagadura mu kazi k'abantu mugakora ibyo mushatse. Nubwo njya nidagadura. Igihari ni iki rero? Ntabwo nzi gusa nakwibwiye. Kuri mushiki wa boss. Ikosa rero rirahanye. Ariko ngende igihari nuko wowe na mugenzi wawe aka kazi mutazongera kugaruka. Amakosa yanyu nitwe turi kuyirengera. Nubwo wamukomerekeje bigeze kuri rwego. Cyari kinzanye rero kukubwira yuko akazi utakigakomeje. None se nk'ubu ngubu ngewe rero reka nkubwire ubundi no
cyari kinzanye no kubwira yuko we na mugenzi we mutagikomeje kandi oya umva nkubwire njyewe urumva ndakeka wanyumvishije neza njyewe ndarengana ariko nukuri nyamara koko nunzi Imana nyagaza ubu bintu byose bizaza bingoho kuko Imana nyagaza Oui, hello. Sister wiriwe? Wiriwe neza bro. Amakuru yawe? Amakuru ni meza yawe se. Amakuru yawe? Gusa we nta mahoro. Nta mahoro? None se wagiye ko abakozi bakunze kugeza n'izi saha wawe nta muhuza ahantu uri. Business yawe iri gupfa gutya ureberera. Imagine ntabwo ibibazo bipfa muri business njyewe hari mission nagiyemo y'akazi ariko business ntabwo iri gupfa kuko hari abantu mba nasizeho. Ni ibiki biri kujya mbere kuri kumbwirana igihunga nkumva ntabwo mbyumva neza ni ibiki? Nta gihunga ndi kukubwirana nacyo ahubwo ndagira ngo nyumve neza izi saha ibintu bye ntabwo uko biri gupfa. Ngiye maze kwirukana abakozi babiri aka kandi ngiye uri ku mwanya wa manager. Warangiza nguza akazi kawe. Bakoze iki? Bakoze iki? Ese ubundi nagara amahane bro akazi kawe kari kwangirika nta mukozi n'umukozi nawe uraho ngaho tutazi ubundi wagiye he kari cyo ndi kwibaza nje nibyo ndi gukubwira ndi muri mission y'akazi kandi ntabwo nzatinda ngomba kuza vuba hanyuma se mani uriho mbere yagiye guhitamo kuzana abangaba bica akazi oya ntabwo ari kwica akazi wabasanze mu yahe makosa ni iki kibazo gihari kudashaka kumbwira icyo nakubwira cyo nukwiye kumenya ko akazi kawe kari gupfa okay ubu ni ngiye kuza kubikora mu gihe udahari ntabwo nzarebera ibintu bipfa ndagerageza uburyo mpagera vuba sibyo wowe hambere uyu mushiki wanjye n'amahane ye nzi ntabwo iyi kampani yayiyobora n'iminsi n'ibiri ntabwo bibaho no gushaka uburyo arise mwibwira asubira iwanjye rwose ngasubira mu mirimo yanjye kubwira kampani itamfite yayoyoka nta kundi Cédric Karame on va Cédric mezute se kamera dani changiye nakinyweye oya nari mbiteretse ku meza ho gusinza uko mugiye cyari birangiye rwose hangana ugenda ugize icyo utapfa hoya nta kibazo amasaha yagiye gusa nundi kiriho nuko ndi butaye kare utafashe nta kintu kiza mu nda ko nta kintu uteretse imbere mba neza ariko ko nta kundi nari nzi ko ndi bubyuke nsanga biteguye ariko nta kundi rese Cédric mfite ikibazo ora muntu ko numva umutima wanze kuguma hamwe kweri ko no muntu nanjye nabyutse kare kugira ngo ndebe uko bimeze numvaga ubundi turi bugire gutya tukamujyana kwa muganga nuko yakomeje kwinangira ariko n'ubundi se ko ndibwirirwa nta kibazo ndamuhoza ijisho reka Cédric icyo si cyo kibazo ase wumva ko wakwita ku mirimo yo mu rugo ukajya no kureba n'uramuntu kweri wose urumva ibyo bintu wabishobora kweri ese ko tutamwirukana use mubwira musimbagize byibuze ajye kunyereka kwa mukuru we mujyaneyo none gusoma umusore akakugwa mu ntoki none imbere y'abantu ibyo byakwitwa ko ari iki nicyo kibazo rwose ariko ndamuhoza ijisho ntago yabuja nanjye ndahanga naho uyu muntu yazana amahoro ntabe namba ndabona kabisa kurejo n'injoro na n'ubumve ngiye kabisa ahubwo ndagwa mu kazi ndatsinziramo ndakweye nawe ntibigeze usinzira nkanje wasinzira ari umuntu mu nzu utazi kweri ikibazo nawe uri kwiyereza akazi uramushobora kandi sha Cédric oya ndagerageza mube hafi ndagerageza n'ubundi se ko
umuntu urwaye ntabwo aba avunanye cyane ndagerageza mube hafi muvuma zose ahubwo ni uburwayi ibyo utazi ibyo nibyo bikunda ikibazo mbese Alice ari he Alice yagiye muri siporo yagiye muri siporo yazindukiyeyo ko yizinduye ra amaze iminsi afite ububyutse rwose sinzi ko yizinduye ubwo nawe yagiye yatinyuye umuntu wasanga hari wa mugani yagiye gukuramo aga stress mu mutwe ariko rwose ntugire ikibazo uyu muntu ndamuguma hafi ndamuba bugufi cyane ku buryo nta mwese ko ataterura televiziyo ngo yiruke mbese ikibazo yari yagiye ku kazi ko yizinduye ra ushobora kuba natinze yaratinze kubyuka byo Halo? Dani Iki gihe ukuri kurira Dani babarira noneho igihe wabaye Dani igihe kutavuga wabaye iki noneho uranyica n'ukuri kwiba ndakwica wakoze iki nyine mbwira Dani ku kazi igihe ku kazi wakoze iki ntabwo nzi noneho ukuntu ndi bubivuge noneho igihe bakwirukanye numva ukuntu bitangiye hari umukobwa ngewe natazi uje akavuga ngo noneho ngo aranyirukanye akugiho ni kangahe ngiye kukubwira buri munsi njye nirwa nzora ikintu kimwe nabugira umutwe wafata none se ko noneho nazi noneho ukuntu ndi bubivuge ukuntu byatangiye nirya uzagira ubwenge giho ntabwo ni ukuri kw'Imana nanjye nabishakaga numva ibintu biba bingwiririye ariko nirwa ku kazi njye ugusabira imbabazi ngo wakire umwana mutoya babarira basi ntunkubite ndakwinginze gihongeho kugira wumve n'urwego bigezeho ngukubita nkubaza iki ngwino hano mu rugo wicare uri gicuza uri kumva byibuka nkubwire njye ngusabira imbabazi nukuri kw'Imana Dani noneho ntabwo uzi ukuntu ndi bubisobanure noneho naragowe n'ukuri humura ntacyo ngutwara vayo hano mu rugo wicare witekerezeho ndi wumva usubije ubwenge kuki ubundi byashishwa nuko tuza kukuvugira buri gihe mu mafoto oya noneho kuri ino nshuro bazi nawe ushobora ko nta n'isoni umva gaho taha ubwo nibyo ushoboye ngo ni hano mu rugo vayo rwose Cedric nakumva sigaye nkuhamagara ukitabisha ibirenge ese ntabwo nakumvaga nenda hano hafi nakumvaga ese kuki utanyitabye ugatuma nkomeza kwasama nkuhamagara kumpamagara ndi muri metero ebyiri ntabwo nakumvaga sigaye unyumva ukanyihorera ntabwo uri kukwihorera ahubwo mbwira nsubire mu mirimo Cedric uracyababaye koko ku by'ejo byabaye urabona mbabaye se nyine Cedric nkuko nabikubwiye nijoro ni ukuri kw'Imana nta kintu kiri hagati yanjye na Shawa nabikubwiye ko ababyeyi bacu aribo bashaka ko kudushyingira ariko njyewe ntabwo nabikora ntabwo Shalom mukunda rero ese umuntu udakunda ni kuri mwitwaraho nyine umuntu udakunda gukoraho nawe ukamukoraho mugakorakoranaho mu maso ye ubona mukoraho Cedric ntabwo namukozeho nyuma noneho mbaye ikigoryi rero kitazi kureba mbaye igishwi kitazi kureba abakundana n'abadakundana Cedric wabonye mu maso yanjye harimo urukundo mfitiye Shalom
n'ukuri kw'Imana ntabwo Shalom mufitiye ibyiyumviro. N'ababyeyi bacu baba babirimo kandi ndashaka kukurinda. Reka nkubaze sheri, wenda reka twe kujya mu bintu byinshi. Twe kujya mu bintu byinshi. Ubu ndamutse ubonye hari umukobwa turi kumwe hano hanze, mu gitondo saa sita nimugoroba tuvuga ku byo kuzakura ubukwe no kuzagira gute, wakumva ari ibintu biri aho byoroshye. Naza nkagusobanurira ngo mu rugo iwacu bari baradushyingiye turi abana, ukabyumva. Ariko rero hari ubukwe ugeze wumva mpangana nawe, kandi yavuze ko icyo asigaje ari ukurangiza umwaka wa nyuma muri kaminuza akaza mu gashyingiranwa. Sinabyumvaga. Ako ari ubu koko njye nawe uburyo tumaze kumerana n'uburyo tumaze kubaka urukundo, ubu urumva wifuza ko byarangirira aha ngaha? Maze se muha amahoro ngiye mfata utuntu twanjye nigendere. No Cedric, utazongera kugenda ugatuma niyahura. Ntabwo nabaho ntagufite. Ngabo basi nawe gerageza umenye kubana n'umuntu ugukunda, at least basi ujye ugerageza we kumbabariza umutima. Kubira birambabaza kubibona mu maso yanjye birandya. Nyine ndabizi, ariko nanjye nyine nari ndimo kwitwararika kugira ngo atabona ko ntamwitayeho akagenda kubibwira mu rugo iwawe. Icyo turaza kubikomeza kandi abana abaye iki se none? Yose kumbona kandajarira no bigenze bite. Se wowe mana, ni wowe usigaye warahindutse marira. Nta munsi ushobora kwiruta arize. Ngaho ukagira inkuru. Ututse nde noneho? Ni mumwe ibihe byose ngenzaza mba ndi gutuka abantu. Mana yanjye sheri, uyu Gihozo ndamuzi, ni murumuna wanjye naramwihekeye. Ubu bashobora kuba tukanye bakaba bagakubise. Tumucira urubanza reka twumve. Byagenze bite? Ukoze iki? Bigenze bite sheri? Njye iriya kampani njye maze no kuyirambirwa, njye ibintu byabo bimaze kundenga njye. Ntumbwire ko bongeye. Bigenze bite? Mbwira ikintu ukoze. Bigenze bite? No jamani, njye numva mbaza n'ukuntu mbivuga noneho ngubu noneho baranyirukanye nanone. Mana yanjye nari narangica none ubusa none ndavuga ngo izo saye zawe uhora ubamo we naho ku kazi ni saye nyabaki. Bakwirukanye bagusaba imbabazi, bakwirukanye bagusaba imbabazi, ibyo ni ubu noneho tuvugana ngenda arenga n'ukuntu ibintu bigenda. Ubundi iriya kampani nta nubwo wamenya ngo boss ninde, ujya kubona ukabona umuntu araje akakugwaho ntabwo ubuzi ngavuye hehe. Nuwamenya ngo umukozi mukorana n'uwe, niwamenya ngo umubosi n'uyu nguyu, ibintu byabo biricurika bikongera bikicuranura. None waje umukobwa w'agatukutukutuku abaravuze ngo ni mushiki ngo wa boss arangije leta ambwira ngo none ngo wowe sinzonye no kukubona anga ngo agakobwa we ngo kangana ngo nuze ngo. None icyo nkubaza Gihozo, ukeneye kumenya umuntu icyo ari cyo kugira ngo ubone kumwubaha? Ntabwo ushobora kubaha umuntu uko yaba ameze kose, yaba ari boss cyangwa atari boss. None uwo mukobwa njye nabimuzi. Nyine ahubwo umukozi biki? Ni kwa kundi kwa ubutaza abantu ukagenda ukabashingaho, none uguye kuri sister wa boss wawe. Ariko ushobora gusanga uno umukobwa nawe adashobotse. Ngaho nyibwe none uwe mukobwa ntabwo turenganya Gihozo. Igorata Cedric n'umuti we wanjye. Ariko si ubwo ko kuri kuvuga Gihozo uramundusha koko sheri. Akanga kubukaragiye kamushingaho kamubwira amagambo mabi. Wakumvisha ibintu Cedric avuga ko none ari kuvuga ibintu byanyabyo. Byanyabyo se Cedric arakuzi kundusha. Kuri inshuro ndi kurengana, ibaze ntabwo Cedric abyumvije ko ndenganye kuri ino nshuro. Nagakobwa nuko utakaza. Uganyumvira n'ukuntu ari kukavuga. Nyumvira ko nyine yagasuzuguye, yagize gute? Ubwo rero niko agiye aramushingaho. Reka nkubwire, nutubaha umuntu wese ubonye utitaye, utamenye background y'ibyo nibikureba. Reka nkubwire bizakugiraho ingaruka. Ubusizi sayi burimo nizihe? Oya ntacyo we mureke. Bamwirukanye yasuye ku kazi, yasuye ku kazi. Kuri nashona ukuri kw'Imana ndarenganye, ari sinuje kubyumve. Nukuri kw'Imana yo mwijuru wa mukobwa ngo ni gashiki ka boss wacu.
nganyumvira n'ukuntu ariko ibyo byonyine birigaragaza ibaze ibyamubwiye umujinya se wiwe urazi umuntu uzaga kubwira ngo ugiye we ngo ndibishe ikingo wa bosi ngo ndakwirukanye ntabwo nzi bosi sinzi ukugoko bw'abantu katurumbutse sinzi ngo none araje arifata arakubwira ngo ngende mushi wa bosi ndakwirukanye araje arifata kubwira gutya arizo yo kumukomeza kumbyina kumubyimba sibari bansabiye egerayo turaziranye genda usiga wanga no kumvuganira aho urarambiranye iyo ndirimbo yawe wagiye wagarutse ku izina ry'Imana surere ibintu uri gukora nari genda shasheri mana umwana azakura byoza ateye isereri uyu mwana azakura bigenze none se kandi uri kurizwa n'icyo uracyari kurira sibyo uzakura ryari koko ngwino hano ndabundekura sibyo urabona uzigira umwana koko kugeza ryari nje kuguhamagara ngo tujye kurya urarya cyane ntabwo nese gihe urifungirana hano mu nzu kugeza ryari ndakubwira ngo ngiye ngo wanyirukanye ukambwira ngo ibintu byose ni njyewe wabitewe kugira ngo ni njyewe wawuyirukanye ibyo ngabasi hangane ngabasi nyihangane Alice ndakura ntabwo nshaka kumbwira ibyo bintu byawe noneho nyine basi ngo tujye kwirira byirengagize tujye kwirira ndeka njye nta biryo nshaka mugende mu biryo mwenyine nibwo muba munshinja ibintu byose kugira ngo ngende umunyamafuti ndekura none yewe natatu turagara sidukunda ndeka nta bintu by'ibiragara byanyu mubigende mubirye mundeke nusibyo basi mbabarira basi ndakwinginze ntabwo nzongera kukubwira ibyo mbonye genda wumvire ku cyumba nta nubwo nshaka kujya kugaruka muri salo yanyu nta nubwo muzongera kumbona muri iriya salo none ese gihunga basi reka tuganire byibuze nawe jyajya ugerageza uce make ntukabwire nabi umuntu wese ubonye kuko nicyo kibitera Alice reka kuvuga ibyo bintu wowe uhita unshinja ngo nabo abantu bose nababwiye nabi njye wundi abantu bose mbabwira nabi nese abantu bose we bwo barakwanga guhera kuri manager wa mbere isi yose genda ujye kurya biriya biryo njye nta biryo byanyu nshaka yewe basi mva mu ndekura n'ubundi ndabizi ndananaza mpondagure n'ubundi urutirirwa ngo rwanjye ruvune burundu mbese aragukubitira iki ibyo umaze kureba none se uhora urushya ngo ajye kugusabira imbabazi wowe noneho aho kugira ngo ariko aho kugira ngo nta biryo nshaka ntabikubwiye ndetse nta biryo byanyu nshaka genda ujye kurya ubudagara bwanyu njye nta budagara bwanyu nshaka ikibazo nzarira kwica kandi papa yakuduhaye ngo tukurebe neza ubu nibwo unyibutse noneho watetse uburagara niba ari ubudagara niba ari se udukunda ntabwo uragara bwanyu nshaka mugende mu buryo mwenyine ese nkora iki ngambwira ikintu nkora iki ubu se ko banyirukanye noneho dani ndamubwira gute namuhamagara arambwira ngo ninaye ngo nze ngo tubonane noneho ubu ngubu nawe ugiye kugenda umubwire ngo kagiyozo ngo niko kabaye ngo nako kazi kubwira abantu bose neza ngo ukavuga nabi utume noneho amvunagura ariko ntituvugirije ukuri nyine wenda nyine ndabizi neza ko nyine abantu baranyanga ariko se kuba banyaga no kuba banyirukana mu kazi none rinasabye noneho imbabazi burundu vuga ngo ngiye kuba umwana mwiza bagiye no kunyihembera kuri akoze ibintu gurura utwenda twiza none umuntu bahise banyirukana noneho ndanaranyica basi imyenda nzayikugurira ngwino tugiye kurya ndakwinginze ndakwinginze
ndakwinginze gusabye imbabazi mbabarira ugende mbabarira genda Alice genda mbabarira nanjye nta kintu ushaka kumbwira genda ibintu ubwiye muri salo na Cedric wawe genda nese uri kundakara kubera ko nta n'ubushobozi mfite bwo ngo musubize no mu kazi ko nta bushobozi mfite ngo njye kugusabira imbabazi ko ntazi iyo kampani yanyu ko ntazi abayikoramo ko nanjye nyumva gutyo muhora muyivuga nkora iki kugira ngo bagusubize mu kazi basi ndaza kwinginga ntabyo mwinginga marigenda yongera ajye kugusabira imbabazi ngira kuki imbabazi kugenda kurya ubwo budagara bwanyu kandi nkushaka ngo tugusangira ureke gukomeza kurira nabiretse ntabwo nongera kurira genda kanze ndaguteza Dani nushaka mvira ku cyumba genda nakwicije urugi noneho mukavuga ngo genda ako giho na deka genda Tu viens musore? Salam. Muzutise? Turaho. Okay. Alice arimo? Shawapi. Yagiye kare mu gitondo kabisa. Bamushakira iki se? Cyo namushakiraga ntabwo ari ngombwa. Yagiye ryari se? Yazindutse agenda. Okay. Ko numvise ahubwo ashobora kuba yagiye safarira. Safari? Aha, ashobora kuba yagiye ahantu kure rwose ashobora kutazanagaruka vuba. Safari safata atambwiye ni safari bwoko ki? Ni gute se ubwo umukunzi wanjye ashobora kwifata agafata isafari y'urugendo rero atambwiye? Okay, nta kibazo kumva. Rero naza kuza cyangwa se igihe azagarukira kuko nabonye telefone ye atari kuyifata. Uze kumubwira ko urukundo rwe rwaje kumara. Cedric. Baby. Muzitashiri. Umeze neza. Wewe gumanga gatoya. Bite se Sharo? Ni byiza bebe. Hanyuma se wowe ikiri gitumye umbeshya kadahari kandi ahari. Nzi ko yagiye. Uzi ko yagiye? Umva hano. Kuvugisha ukuri ni wowe n'ukuri mwapfuye iki? Rangiye nabyutse mu gitondo ndamubura nzi ko rero ntabwo. Bigenze bite se? Iki? Bigenze bite? Uyu mutipe wanjye afite iki kibazo? Ni iki bigenze bite? Ako mbona atazi neza. Bibi numva sinzi byongo. Muzi ko nje kureba rangiza akambwira ngo afashe safari bagiye ngo ntabwo hari. Nibaze safari ufashe utambwiye ndi umukunzi wawe uzi ko naje mu gihugu wari we naje nje kureba. Gusa iyo safari yari safari bwo kurya. Ahubwo iki gituma mbeshya. Ngo nagiye. Ngo wagiye? Atumwihorera. Darling. Tukamubwira ikintu kimwe. Ugerageze communication hagati yanjye nawe yizamure kuko uri kuyigabanya kandi ntabwo biri kunshimisha. Sibyo? Ngira ngo gahunda nyine dufite urayizi. Focusinga kuri njye muri kuvugana sheri. Ugomba rero communication hagati yanjye nawe ugomba kuyizamura kuko ndabona uri kugenda kunjisha ibintu. None se kuki uje utambwiye? Bebe, reba inshuro naguhamagaye muri telefone kunyuzinga. Ibaze ko nabuze n'umuntu mfungurira hariya imodoka y'inyisize hariya. Okay. Ahubwo se ni gute ushyira telefone kure ubizi neza ko nshobora kubona gukenera? Ase bebe ubundi ugiye mu biki? Nibwo nyikanguka.
ubwo yikanguka kuva nijoro sindongera kureba kuri telefone. Okay, nta kibazo darling. Naje numva mfitemo akantu ko kubabara ariko iyo ngubonye urabizi. Ntago menya ahantu binyeze. Bibi mvamubwire. Nyine Shalom. Tuva nameze neza. Shiri ufite iki kibazo bibi? Hari akazi nshaka gukurikirana. Ako kazi kagutera stress umukunzi wanjye. Ukareke dushaka kandi. Oya ni Chaga ya business twavugaga ngi gufungurira basitangire uyikorere. Ko nundi ukora abandi abona ari kugutera stress. Oya ntago ari nonaha ibyo reka tube tubyihoreye ahubwo nyine ufite ibintu byinshi mu mutwe ndashaka kujya kubikurikirana nta mwanya mfite uhagije wo kukuganiriza. So sinzi niba wamakanya ukaba ugiye turaza kuvugana kuri telefone. Nyine mfite akazi. Baby, va nkubwire. Urabizi nanjye ko nashaka ikintu kigustress cyari cyose. Sibyo? Umuntu witeguye kubana nawe ngomba kumekinga sure ko mu nzira zo kubitegura basi ngomba kugutwara neza ukamburamo umugabo w'ahazaza. Sibyo baby? Urabizi ko nkukunda. Ndagukunda cyane kuruta ibintu byose biba kuri iyi si. Nakemera kureka buri kintu cyose mfite ku bwawe kubera wowe. Sibyo? Rero niba ufite akazi wenda tutabasha kuba concentrate kuba twaganira. Narebe n'ubundi ko nanjye mfite akandi kagahunda naba ngiye kureba tukaza kuza kuvugana. Ndaza kukuvugisha nimara guhuguka. Nta kibazo nacyo macaka no kuba ubumeze neza. Ubwo nari bireka ngende ndaza kuza kugaruka cyangwa se turaza kuvugana. Ariko telefone naho uyishyire hehe? Hafi yawe. Nyine uri buze kumbona. Nta kibazo shiriho yahumura baby. Urabizi ko nkukunda icyo macaka no kutuza. Nabyane ubwoba riga numvaga nafite amahoro nazi kuntu meze. Nakurije za monege nka 500 monege my love morning ndabana sana nomaze nagakiya kunda nshaka irindi zana nakoresha kugira ngo bashe kubyumva nkusubize. Erega mba meze neza Shalom. Okay, baby nta kibazo ndaza kugaruka. Sibyo? Okay, ndakubwira n'inzozi. Sawa shiri. Turasubira. Ndakunda. Cedric! Injira. Bravo. Amahoro. Amahoro. Webite. Hanjye biracamo nta kibazo. Tubagendereye. Amahoro se abagenzi. Amahoro urebye nta kibazo biracamo. Ese ko nsigaye mbona hano abantu mwibirwa bahindura byagenze gute? Ngende mushiki wa CEO wanyu. Kandi wanyu nasanze ari kurwana n'umukozi ndabirukana. Ndi kubyikorera. Ariko babyumvikana wavuga niyo ubona ibintu bitagenda neza. Ugira nyine uko bigenza ukagerageza kuorganiza ibintu ukabisubiza ku murongo. Niko bimeze nta mpamvu yo gukina n'amafaranga n'akazi. Nanjye icyangenzaga kano kanya narinzanye raporo iki cyumweru. Sinzi nimba mufite umwanya kugira ngo nyuzemo amaso kuko ibyari birimo ndakeka byari nari mbikeneye byihutirwa sinzi. Nta kibazo ndabicamo kuko n'ubundi naje kwikorera akazi bisigaye ndaza kubicisha amaso. Ni ibingibi. Buriya nabona feedback ryari? Ndaza kuza kuyohereza uzayibona kwa secretary. Sawa murakoze nta kibazo. Buri ubwo ndagerageza mu community ndebe ko hari ikintu yafasha wayimuhaye. Nta kibazo. Sawa mugire umunsi mwiza.
wi bro meze ute? Uriya mukobwa wagira agasuzuguro we nabaye ndabizi ni akayindisipurine ariko ugerageze woroshyemo gatoya. nyumva uriya mukobwa wawe afite agasuzuguro gakabije pe, niyo mpamvu nagombaga kumuha iminsi 2 akabanza akitekerezaho. Iminsi okay, nta kibazo ubwo ufite uko bireba. Urabizi neza ko ibyo bintu bitajya bikora iyo umuntu afite agasuzuguro muri kampani. Oya nta kibazo rwose.